mbabwira agace ko kubyara ngo gihe cyo kubyara kirageze. Umunsi umwe mu mugoroba mu masaha 9 mbona banzaniye umwana, barambwira ati umwana ni uwawe. Haleluya. Barambwira ati umwana ni uwawe. Ndibuka nagize emotion nyinshi, ndarira amarira menshi hano narindi, ndarira kabisa. Dr. arambwira ati nimumwihorere arire emotion ziwe zishire. Mu by'ukuri mbona banzaniye umwana, barambwira ati uyu mwana ni uwawe. Ariko nabwo naba nicaye nkumva sintekanye, nkavuga ati mu kanya haraza umuntu ambwira ati duhereze uwo mwana si uwawe. Nkumva afite ako kantu k'ubwoba. Batubwiye ati amasaha yo koga, nkajya koga niruka mu masegonda nkaba ndasoje, ntaramugeraho ndi mpagaze ku muryango nkazajya ndeba ahantu ndyamye kugira ngo ndebe ko umwana akiryamye, kubera ko numvaga nabwo ntari namuhabwa neza. Ibyo nabyo byarakomeje bigera mu mezi agera muri 4. Ndibuka mfite ibyumweru 3 nafashe imodoka nkora urugendo rw'amasaha 2. Abantu bahazi Kenyatta neza aho apahiri iruhande rwa Kenyatta, njya kwishura. Nari nabirebye kuri Google mbona nyine n'ibitaro byiza bafite ibintu by'amamashini. Ndavuga ati ndajyayo, sinabivuga, sinasaba umuntu umperekeza, mpamagara umushoferi ndavuga ati tugende. Arambwira ati wowe ni mgonjwa? Ndavuga ati mbona uko waje wenyine? Ndavuga ati twende. Turagenda, tugezeyo barambwira ati se iyi nda yawe ifite igihe kingana iki? Ndavuga ni ibyumweru. Ibyumweru nose inda y'ibyumweru igaragara muri scan, muri echo. Ndavuga ati gerageza uko ushoboye. Anyicaza iruhande rw'igicupa, arambwira ati nywa amazi menshi. Turagerageza amazi ndayanywa kweri, ndayanywa pe ndayuzuza. Twinjiyemo indani, aragerageza ibishoboka byose. Nyine yakoresheje ubuhanga bwose kugira ngo ndememo agatima. Arambwira ati bimeze neza. Ndambwira ati sohora izo pica uzimeze itahane. Arazisohora rwose z'ibyumweru, nikorera envelope ingana gutya ngo mvuye kwa muganga. Rero ababikurikiranye online nkuko yabivuze, ngo yagize ubwoba bwinshi n'ama emotion, yibaza byinshi. Aravuga ati se ni hariya ageze. Ariko nibyo, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo Baritimayo ngo yamenye yuko Yesu ngo aje atambutse, avuza induru ngo arataka. Bibiliya ni kwivuga, aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi babarira. Haleluya. Rero nanjye narwanye n'umutima urambwira ati vuga bivuge mu mazina. Murabizi abantu benshi bagiye bahura n'uyu musozi, ntabwo baba bashaka kwivuga mu bantu, baba bashaka kubigumana, kubiceceka. Ntabwo baba bashaka kuvuga yigaragaze, uriya ni runaka amaze imyaka ingana gutya amaze. Donc baba bashaka ngo bigunge bagumane ako gahinda mu mitima yabo. Ariko uriya munsi rwose narabivuze, kandi abakozi b'Imana baransengeye. Uyu munsi twaje gushima Imana. Haleluya. Uyu munsi mfite ibyishimo byinshi. Reka mbanze ntambutse ishimwe. Twari dufite ubukwe bw'umuvandimwe n'umwana Bishop bushize bari muri Australia. Barabanye nabo n'abana babo n'inshuti zabo, twari kuzana nabo ariko ntago byakunze. Kana kararwaye ka murumuna wanjye kubera impamvu zo guhindura klima, twari kuba twazanye ariko ntibyakunze. Rero ubwo bukwe bwabaye ku wa gatandatu bwagenze neza. Imana ishimwe. Ndashimira kuko nongeye kubonana n'abavandimwe banjye. Hari haciye imyaka myinshi. Uyu nkuko mubibonye niwe mfura mwacu, ndamukurikira. Nari imperukana nawe 2015 mu bukwe bwiwe. Urumva hari haciyemo imyaka myinshi. N'abandi benshi batabonetse kubera izo mpamvu bari mu bitaro, nabo twari duherukanye nyuma y'igihe kinini. Ndashima Imana kuko twongeye kubonana kubera impamvu z'ubukwe. Amen. Muratwihanganire n'amasaha yiwe yo kuryama, afite ibitosi byinshi. Niba mushobora kunyemerera nkamuheka, avuga muhetse. Afite ibitotsi n'amasaha yiwe yo kuryama rwose byamugoye. Rero reka dukoresha umwanya mutoya nkuko babivuze. Turacyari hano, tuzakomeza dushima Imana. Haleluya. Rero uko mwabibonye ni famiye yacu hamwe n'umwana, twaje ku mpamvu zo gushima Imana kuko yaduhaye umwana. Imana ishimwe.
turashima Imana yaduhaye umwana w'umuhungu. Imana yaduhaye umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 10. N'urugendo rurerure, umusozi munini. Abantu rwose baciye kuri uwo musozi barabizi. Ubu ngubu bisigaye binanira kubivuga no kubishima kubera ukuntu ari binini muri njyewe. Kandi rimwe na rimwe nasanga ngiye kuvuga ngasanga nshobora kuvuga n'ibintu bitari ku murongo. Donc nshobora kuvuga ibintu bitari kuri gahunda kubera ko ari ibintu by'imyaka myinshi. Rero muranyemerera mvuge umwanya mutoya, hanyuma tuzakomeza dushime, turacari hano. Amen. Haza guta umurongo ugasanga ibintu bihinduye isura. Rero muranyemerera shime akanya gatoya. Ubushize turi hano umwaka ushize, andibuka twateraniye hano inshuro nyinshi. Hari umunsi twateranye ari umunsi wo guhimbaza, kuramya no guhimbaza. Hari nyuma ya Covid, nico gitaramo ca mbere cabaye gifungura kuramya no guhimbaza. Ndabyibuka nari impari. Tugeze mu mwanya wo gusenga, baravuga ngo twandike ibyifuzo. Ndibuka nanditse agapapuro, ikintu ca mbere nibukamo nahize umuhigo. Ndavuga ngo Mana, aho nzaba ndi hose, nizaba ndi muri iki gihugu cyangwa se ndahandi cyangwa se naranagiye n'ahandi, ndavuga ngo nzagaruka muri Fosco yo gushima Imana. Haleluya! Urwo rupapuro nararwanditse rwose, ibindi ntago mzibuka, ariko ikintu nibuka umutima uramba, nibaza mu mutima ndavuga ntese ko nishize igikuta imbere koko nzagaruka gushima Imana. Numva tena n'ibintu bidashoboka, ariko ndashima Imana yuko Imana ibonye yuko uyu mwanya ari wo kuza guhigura uyu muhigo nahize mpagaze hano. Amen. Narawuhize nandika urupapuro ndahiga, ndavuga ngo Mana, aho nzaba ndi nzagaruka gushima Imana, kuko hano muri iri torero twahagiriye umugisha udasanzwe. Imana rero yabanye natwe muri urwo rugendo rurerure rw'imyaka myinshi, kandi twizemo amashuri menshi, twigamo amasomo menshi. Mu by'ukuri nasanze buriya Imana kukwimura ubyaro, ndetse mbibwire n'abandi bose bicaye ahangaha, nushaka uzana byitwaremo neza, nushaka uzajya ufata n'umwanya ushimira Imana. Hari amasomo, hari ibindi bintu bikomeye Imana bigira ngo ikwigishe, kandi koko narabibonye, naranabitahuye, ndabibona n'amaso yanjye ko hari icyo Imana yashakaga gukora ku buzima bwacu. Haleluya! Uyu munsi duhagaze hano dukomeza bagenzi bacu bakiri kuri uwo musozi. Mu by'ukuri niba hari umutwaro mfite muri ibi bihe, niba hari ikintu ngendana ku mutima, bamwe narabanditse ku rupapuro, abandi ndabagendana nkabasoma mu mazina, nkabavuga mu mazina abantu nzi, kubera ko nzi yuko ari umusozi utoroshye. Ni ukuri mwihangane mukomere, Imana irimo iragenda igirira neza abantu. Hari n'abandi benshi nabonye bahagaze ahangaha bashima Imana. Hari amafamiye menshi nakurikiranye, urabona twari tumaze kumenyana n'abantu benshi. Hari amafamiye menshi narakurikiranye muri iri torero bashima Imana. Turashima Imana kuko Imana irimo iragenda yibuka abantu bayo. Imana ishimwe. Haleluya! Turifuriza aba bantu ntabo ko mushobora guhagarara hano mugashima Imana kubyo Imana yakoze. Imana ishimwe. Mu by'ukuri ubuhamya ni burebure. Abantu bakurikiye kuri YouTube twavuze amateka. Ngiye nakunze kubwira abantu amateka y'ukuntu maze gusama, ukuntu byagenze. Ni ibintu birebire nshobora kuvuga n'amasaha 2, ariko kugira ngo tutica gahunda, munyemerere rwose ayo mateka. Niba mubishoboye muzajye kuri YouTube muzakomeza mukurikirane, kuko ni ibintu tutashoboraga kwiyumvisa. Umunsi tujye gutanga ikizamini twarajyanye, tugeze mu cyumba baratubwira turatanga ikizamini, baratubwira ati mutegereze umwanya muto. Turategereza, nyuma y'iminota nka 20 araduhamagara ati muze. Twinjiyemo aratubwira ati congratulations. Mu by'ukuri ntago twabyumvaga, nta nubwo twabyiyumvishaga. Guhera uwo munsi ntago nabyiyumvishaga, kuko nari nararangije gusetinga mu mutwe wanjye ko kintu cyo kubyara kitazakunda kubera imyaka yari imaze gucamo. Nkibaza n'abandyamye nkavuga ati koko Mana, iyi nda irimo umwana, harimo umwana koko? Nkumva ntibishoboka. Mu gitondo kare nkabyuka nkajya kugura test, nkipima njyenyine, nkabireba gutya, nkareba ko ari positive mbireba, ariko narangiza ngatora ka test nkakajyana. Hari umuhungu w'umunyakenya witwa ngo ni Edwin, nkamubwira ati Edwin, ndasaba undebere kano kantu. Yarangiza umunsi umwe yarambwiye ati kwani madam, arambwira ati uko na shida gani, ufite ikihe kibazo?
wowe ubwawe urabireba ko ari positive, none urimo uranzanira ngo ndebe. Arambwira ati genda ushaka ituro, ugenda utura Imana yakoze ibikomeye. Haleluya! Guhera uwo munsi bitanumva n'iki kintu kimvuyeho, numva ikintu kinhamurutseho. Ndavuga ati si ibi bintu ndimo kuko ni ibiki. Ntangira kubyiyumvisamo, ntangira kubyumva ico gihe byatinzeho nko kugira amaseseme, irekwe, kuruka, byatinzemo hacemo. None nkibaza se ko n'ibiryo byose ndacira ntaruka. Iyi nda kuki njye abandi baruka ntaruka. Noneho nkabyibaza, havuga ntago bishoboka. Mu gitondo nkazinduka hajya gutanga test. Nakoresheje amatest, nakoresheje za scan zitabaho zitanabarika. Nubwo bavuga ngo nimbingo zigira ngo impact ku mwana wanjye yavutse ari muzima nta kibazo yavukanye, kuko iyo biza kuba bifite ingaruka aba yaragize ikibazo. Nakoresheje scan zitabaho. Ndibuka mfite ibyumweru 3 nafashe imodoka nkora urugendo rw'amasaha 2. Abantu bahazi Kenyatta neza aho apahiri iruhande rwa Kenyatta, njya kwishura. Nari nabirebye kuri Google mbona nyine n'ibitaro byiza bafite ibintu by'amamashini. Ndavuga ati ndajyayo. Sinabivuga, sinasaba umuntu umperekeza, mpamagara umushoferi ndavuga ati tugende. Arambwira ati wowe ni mgonjwa? Ndavuga ati mbona uko waje wenyine? Ndavuga ati twende. Turagenda, tugezeyo barambwira ati se iyi nda yawe ifite igihe kingana iki? Ndavuga ni ibyumweru. Ibyumweru nose inda y'ibyumweru igaragara muri scan, muri echo. Ndavuga ati gerageza uko ushoboye. Anyicaza iruhande rw'igicupa, arambwira ati nywa amazi menshi. Turagerageza amazi ndayanywa kweri, ndayanywa pe, ndayuzuza. Twinjiyemo indani, aragerageza ibishoboka byose. Nyine yakoresheje ubuhanga bwose kugira ngo ndememo agatima. Arambwira ati bimeze neza. Ndavuga ati sohora izo pica uzimeze itahane. Arazisohora rwose z'ibyumweru, nikorera envelope ingana gutya ngo mvuye kwa muganga. Haleluya! Kubera ihahamuka no kutabyumva no ibintu byari bigoye kumva ko ntwite, byari ikibazo gikomeye. Mu by'ukuri ndibuka nagejeje amezi 6 ntari nemera kuko ntwite. Rimwe tugiyeyo kwa muganga, umujenekologe akora scan, aratwereka, aratubwira ati rwose ubu mwana ameze neza. Ahindukiza machine aratwereka, mbona umwana muzima, ingingo. Noneho ndakunda ndemera, ndavuga ati kabisa ndatwite. Amezi agera muri 6 ishidikanya. Haleluya! Ariko nyuma nza kubyumva, ntangira kubyumva no kubyakira. Yaseseme yaraje, natangiye kuruka, ndavuga ati kweri. Haleluya! Ndibuka yigeze gukora isafari ari hano, ndamwandikira ndavuga ati uzanzanire bombo zo mu Rwanda, izaha muri Kenya nta buryohe zifite. Araseka arambwira ati ye baba we, ati iyi bombo za mu Rwanda ziba zanditseho ngo made in Kenya, sizo mu Rwanda nizo muri Kenya. None nzavana bombo zakorewe muri Kenya zigarure nzikoreye tena zigarure muri Kenya. Ati hangana uryizo ngizo. Mu by'ukuri ibintu byarakomeye. Ndavuga ati kabisa ubu ngubu ibintu bimeze neza. Haleluya! Rero ubuhamya ni burebure, andumva nshobora kuba ngiye kubinjiza muri mudu kandi twaba tugiye kwica gahunda zindi zose. Ntabwo turumva ijambo ry'Imana. Rero mutubabare duhiniraho, dufite amakuru menshi ku by'Imana yakoze. Haleluya! Soza mbabwira agace ko kubyara, ngo gihe cyo kubyara kirageze. Umunsi umwe mu mugoroba mu masaha 9 mbona banzaniye umwana, barambwira ati umwana ni uwawe. Haleluya! Barambwira ati umwana ni uwawe. Ndibuka nagize emotion nyinshi, ndarira amarira menshi hano narindi. Ndarira kabisa. Dr. arambwira ati nimumwihorere arire emotion ziwe zishire. Mu by'ukuri mbona banzaniye umwana, barambwira ati uyu mwana ni uwawe. Ariko nabwo naba nicaye nkumva sintekanye, nkavuga ati mu kanya haraza umuntu ambwira ati duhereze uwo mwana si uwawe. Nkumva afite ako kantu k'ubwoba. Batubwira ati amasaha yo koga, hajya koga niruka mu masegonda nkaba ndasoje. Ntaramugeraho, mpagaze ku muryango nkazajya ndeba
ahantu ndyamye kugira ngo ndebe ko umwana akiryamye, kubera ko numvaga nabwo ntari namuhabwa neza. Ibyo nabyo byarakomeje bigera mu mezi agera muri 4 gifite iryo hahamuka, ariko Imana yaje kungirira neza. Nza kwemera yuko Imana yangiriye neza, yampaye umwana. Haleluya! Ndabyakira, ndabyumva neza, ntangira kumusiga. Naho ubundi kumusiga byari ibibazo, nashoboraga kutamusiga ngo ngende, naba namusize nkumva umutima wanjye nturi hamwe. Bambwira ngo umwana arabyutse, gahunda ndimo zose ngahita nzihagarika, mfata imodoka ntaha cyangwa se moto. Ariko nyuma za kubimenyera, ubu ndamusiga, nkamusiga umunsi wose, kubera ko nakiriye kuko ari uwanjye Imana yamumpaye. Haleluya! Rero reka turirimbe. Hari indirimbo yasigaye mu mutima wanjye muri ibyo bihe byose, kuko ibindi byose ubwenge bwari busa n'ubutakiri ku gihe, kubera kumva kutakira icyo kintu Imana yakoze. Sa n'umuntu ugize nk'ihahamuka byinshi rikomeye, ariko nsigarana indirimbo mu mutima wanjye. Izindi zose ndazibagirwa pe, nibagiwe indirimbo, nibagirwa gahunda zose, nibagirwa. Donc nkumva ndi mu isi ituje icecetse, iyo si niyo nari ndimo. Sigarana indirimbo ivuga ngo ni muri Yesu Kristo mu mibabaro yiwe. Ndagira ngo tuze kwiririmbana n'abaririmbyi hamwe niyo yavuze, kuko iminota yacu iracahari. Rero ndasaba abaririmbyi baze turirimbe iyo ndirimbo ivuga ngo ni muri Yesu Kristo mu mibabaro yiwe. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Tugihagaze hano rero tubashimire ku masengesho yanyu. Amen. Haleluya. Buriya masengesho y'abera agira imbaraga kandi arakora, kandi uhabwa umugisha iyo usengeye umuntu uri muri prison, usengeye umuntu uboshwe mu kantu kazitiro ke nk'aka ngaka, iyo usengeye undi muntu urwaye, Imana iramwibuka kandi igakora. Amen. Hamwe n'abandi benshi badusengeye mu by'ukuri hirya no hino, turashimira n'iyi altar, iki gicaniro, ko muri mu badusengeye tukabona umwana. Kandi mugeranyije murabona afite nk'imyaka ku mwaka ni amezi angahe? Aracyari mu mezi, ariko yarwaye umunsi umwe gusa, ijoro rimwe nibwo twaraye twicaye, ariko ubundi ntajya arwara, ntaragira umuriro. Ni ukuvuga ngo ni igihungu cya kindi kidasanzwe. Aje arira gusa yabuze ibiryo cyangwa ashaka kuryama, kandi ntagira ibindi biryo arya, ni umutsima wonyine. Uzumuzanira uturayi agahungabana, ariko iyo wamukubise neza ubugari, niyo mpamvu umuntu ari umusore. Twarishimye koko, twarishimye. Amen. Wonyine. Imana ibaheze umugisha. Patrick twazanye ngwino, zabakiza nawe muze mutambuke. Konfi ngwino, Gatore ngwino, namwe bari abana biwacu ni muze. Nyango ngwino muze, cyangwa simwe ndi kubona none baraza gufatwa bonyine. Sawa. Haleluya. Turaza kuva aha dusengeye bene data, kugira ngo Imana ihagurutse Cyrus. Uze gusenga iryo sengesho, ubwira Imana ngo hagurutsa Cyrus wanjye, ategeke tubohorwe. Amen. Cyrus, muvuge ngo Cyrus. Cyrus. Boni kuru. Ahaguruka ategeke ibintu bibe bisha. Amen. Ni muri Yesu Kristo, ni muri Yesu Kristo, mumi babaro yeno mu rufubiwe,
Imana iyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu ni muri Yesu ni muri Yesu Kristo nibabariye no mu rupfu rwiwe Imana iyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu Zamura ibiganza ni muri Yesu Kristo nibabare no mu rupfu rwiwe Imana iyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we imutanga mu maboko shobora n'icyawe mwami Yesu baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we hashimwe Yesu atuimazwe haleluya hashimwe Yesu tumuzamura amaboko hashimwe Yesu mazwe Yesu reka twumve abakristo bonyine hashimwe warakoze mwami Yesu hari ibyo Imana yakoze tuzamura ibiganza twese tuvuge ngo hashimwe Yesu subiremo kandi ayo magambo hashimwe ahimbazwe Yesu dukomere Imana amashyi menshi cyane Hallelujah. dusirimbe ya ndirimbo haleluya mureke dukomere Imana amashyi ku byabakoreye uyu muryango tuyivugirize n'impundu abishimiye uyu mwana Imana yatanze Imana ihimbazwe